Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki 18 kwezi kwa 10 2020. Turashima Imana kuba yaraturinze ikatugeza kuri uyu munsi. Turizera ko mwese abatwumva abadukurikira yuko Imana ikomeza kubarinda, ikomeza kubagirira neza muri byose, ndetse nawe waba uranyura mu bigeragezo komeza uhange amaso y'ukwizera umwami Yesu, kuko niwe banze ryo kwizera kwacu kandi niwe yagusohoje ngo yihanganiye ibigeragezo, yihanganira n'isoni z'umusaraba
kubera ko amaso ye yahangaga hakurya y'imibabaro y'umusaraba, akabona ingororano, akabona ibyishimo byinshi. Mu gihe azababona ibyavuye mu mihati y'umusaraba, ni ukuvuga ngo agakiza k'amahanga. Uyu munsi rero turashaka kwihanganisha wowe uri mu bigeragezo. Komere, umenye ko uwo wizeye niwe afite ubushobozi bwo gushira karimbi ku bikugerageza byose no ku mbaraga z'umwanzi zikugerageza. Yesu Kristo afite ubutware bwo kwigandurira byose. Il a la puissance de s'assujettir toutes choses. Rero umenye ko isaha ye igeze, ibigeragezo urabisohokamo kandi ufite amashimwe. Uyu munsi rero kuri iki cyumweru tariki 18 kwezi kwa 10 2020 turashaka gusangira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga uti agakiza gashitse. Agakiza gashitse, kubera ko hariho ibyitwa gakiza abantu babamo, ariko wasuzuma Bibiliya icyo yita gakiza ugasanga bamwe sagakiza by'ukuri, abandi nabo nagakiza ariko kadafashe, kadashitse. Barizeye Yesu Kristo yego, ariko wareba ubuzima bwabo ugasanga ntabwo buhamanya n'agakiza Bibiliya ivuga. Rero turashaka mbere na mbere kuvuga ku byerekeye agakiza. Mbere yuko tuvuga agakiza niki, reka tubanze turebe ku bitari agakiza. Agakiza rero ntukitiranye n'idini. Agakiza rero ntukitiranye no kuba mu itorero runaka, nubwo ari iteko ry'Imana ko ukijwe wese akwiye kuba mu itorero ryo mu gace ahereyemo kugira ngo afatanye n'abandi gukura mu mwami no kumukorera. Agakiza ntabwo ari filozofi, ubwenge runaka. Agakiza ntabwo ari kwinjira mu bintu by'imyuka bitandukanye. Agakiza ntabwo ari amasengesho. Agakiza ntabwo ari imyizerere runaka. Rero nimba agakiza katari ibyo byose tumaze kuvuga n'ibindi bijyanye n'ibyo abantu bita agakiza, ikindi navuga nuko agakiza ntabwo ari umurage uragwa n'ababyeyi. Rero agakiza benshi bagafata mu buryo bwinshi butari bwo. None rero Bibiliya ivuga iki ku byerekeye ijambo agakiza? Reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya mbere ku murongo wa 16. Haravuga ngo, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko muri bwo ari naho mo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Hano ku murongo wa 17, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Twumvise ko agakiza ni imbaraga z'Imana. Ngo ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana zihesha umuntu agakiza. Kugeza rero ntabwo turasobanura agakiza icyo ari cyo. Twumvise aho gaturuka, ko agakiza mu mugambi w'Imana gaturuka ku kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ngo kuko muri bwo harimo imbaraga Imana yashizemo, noneho akaba arizo zikuzanira ko gakiza. Bindi tumaze kumva bivuga ngo iyo twizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hari imbaraga z'Imana ziri mu ijambo ry'ubutumwa bwiza zitangira gukora muri twebwe kugira ngo ziduhe agakiza cyangwa zitugeze ku gakiza. Tumaze kumva rero icyo agakiza katari, kugira ngo ntikitiranywe n'ibindi abantu bishakiye. Tumaze rero kumva rero na Bibiliya aho agakiza gaturuka, ko gaturuka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kuko harimo imbaraga zibukoreramo zituma Imana igeza abantu mu gakiza. Rero agakiza, kugira ngo tubashe kumva neza, dufate urugero rw'umuntu atwawe n'uruzi.
tuvuga ngo umuntu yambutse uruzi ruramutwaye ko rumurusha imbaraga, noneho mu gihe aratangira kunywa amazi no kuzamura amaboko, iyo niyo reflex umuntu agira kugira ngo haboneke watabara, noneho hakaboneka umuntu wijugunya muri urwo ruzi, noneho agakuramo wa muntu. Nuvuga ngo rero uriya muntu yari yaratwarwa n'uruzi yarakeneye agakiza. Uriya wijugunye muri urwo ruzi akamufata akamukuramo ni umukiza. Urundi rugero, nko mu nyanja, iyo habaye impanuka yo mu nyanja, abantu bari mu mato wenda bakagwa mu nyanja, babajugunyira ikintu kibafasha kutamanuka mu mazi ngo banywe amazi bapfe, babura umwuka. Babyita mu Gifaransa une bouée de sauvetage. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kimeze nka chambre à air y'amapine, noneho hakaba harimo umwuka, hanyuma noneho bakacyambara bigatuma badashobora kumanuka mu mazi. Ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo kibafasha kugira ngo ntibapfe mu mazi. Icyo rero ntabwo cyitwa agakiza, ahubwo icyo kintu twagiranya n'ubutumwa bwiza Imana iguha kugira ngo bugukize. Rero Yesu rero yabonye ko abantu bose bari mu rupfu, kuko uriya muntu rero atwarwa n'uruzi ari mu rupfu, nubwo atarapfa ariko ari mu rupfu. N'uriya muntu yaguye mu nyanja nawe urumva ko aba ari mu rupfu, aba ari mu kaga. Mu buryo bw'umwuka, kuva aho icyaha cinjiye muri Edeni kigafata inyoko muntu yose uhereye kuri Adamu na Eva, urupfu rwahise rwinjira mu nyoko muntu, urupfu rw'umwuka n'urupfu rw'umubiri. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Abaroma ibice 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, kandi ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ni ukuvuga ngo rero imbere y'Imana abantu bose bari ku isi, nubwo bagihumeka mu buryo bw'umubiri, ariko ngo Imana ibarebye mu mwuka barapfuye. Ibyo nibyo Paulo yandikiye Abefeso mu rwandiko rwe mu bice 2, were ku murongo wa mbere ukamanuka, ngo twese twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu twagenderagamo kera nk'uko iby'isi bigenda, twumvira umwami uteka ikirere ngo niwe mwuka ukorera mu bantu bagomera Imana. Twese dukomoka kuri Adamu, tumeze nka wa muntu ariho arapfa muri ya nyanja, ariho arapfa muri ruriya ruzi. Yesu rero yaje yijugunya muri uruzi rwacu, ruratutwara, noneho atuvanamo. Nuvuga ngo Yesu rero niwe mukiza. Natwe twese abana b'abantu tumeze nka wa muntu ariho araturagwa n'uruzi, ruramujyana mu rupfu. Hanyuma rero Yesu araza, ntabwo ari marayika waje, ni Yesu wijugunye muri urwo ruzi, hanyuma atuvanamo. Mu ijambo rimwe niho haturuka rya jambo ngo araturokora. Abantu benshi rero bumva ngo abarokore cyangwa kurokoka, ntibabyumve ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese muri iyi si, yaba asenga yaba adasenga, agira idini ntagire idini, yaba umunyabwenge yaba umuswa, yaba umukire yaba umukene, umuntu wese mbere y'Imana ameze nk'uwo muntu ariho aratwarwa n'uruzi, ariho arapfa, ariho arinjira mu rupfu. Noneho Yesu Kristo rero kubw'urukundo rwa Data yadukunze cyane, Yesu yijugunye muri urwo ruzi, arirwo iyi nyanja y'isi turimo n'urupfu rutwikiriye isi, kuko isi yose iri muri wa mubi, iri mu rupfu, iri mu cyaha, iri mu mwijima. Noneho Yesu arijugunya atuvanamo. Rero mu buryo bw'ikigereranyo,
uko niko twasobanura ijambo agakiza. Rero tumaze kumva rero izo ngero ko ari ebyiri, umuntu aratwagwa n'uruzi, none akagira uzi koga, uzi uburyo ashobora guhangana n'imbaraga z'uruzi, akijugunyamo akamukiza. Yaburiye yaguye mu nyanja bakamuhereza iriya bouée de sauvetage, kakantu gatuma yambara, hanyuma kari mu mwuka kameze nka chambre, hanyuma kavamo. Ibi byose byerekana yuko nta numwe adakeneye agakiza, kubera ko niba twese tumeze nk'uwo muntu atwawe n'uruzi, urumva ko twese dukeneye uwadutabara. Abantu benshi rero ntago baramenya agakiza icyo ari cyo. Hashize hafi imyaka 2000 Imana yarohereje Yesu Kristo, umukiza, umutabazi, ariko abantu ntibaramenya ko bari mu kaga, ntibaramenya yuko bakeneye gutabarwa, ko bariho bararimbuka, bariho barahenebera, bari mu rupfu, inyanja y'urupfu cyangwa uruzi rw'urupfu rurabatwara, ntabyo bazi. Ndetse no mu matorero menshi wasanga n'abantu benshi cyane ntabwo baramenya icyo cyo agakiza. Rero tumaze kumva rero yuko ubutumwa bwiza bufite imbaraga ziduhesha agakiza, ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ntabwo ari ubutumwa ubwo ari bwose. Ubutumwa bwiza ni bumwe gusa, ni ubutumwa bwiza buvuga ivuka rya Yesu, ubuzima bwa Yesu, imirimo ya Yesu, urupfu rwa Yesu, izuka rya Yesu, n'izamuka rye mu ijuru no kuzagaruka kwe. Ibyo byose bimuvugaho nk'uko byahanuwe ataraza. Ibyo nibyo bigize ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kubyizera rero, ukizera Yesu wari we uko Bibiliya imuvuga, ukizera n'umurimo yakoze, Bibiliya ivuga ngo hari imbaraga Imana yashize muri ubwo butumwa kugira ngo ubwizera izo mbaraga zimugeze mu gakiza. Uvuga ngo zimubature rwa ruzi rumutwaye, rwa ruzi rw'ibyaha n'urupfu, ya nyanja iramumira irimo ibyaha n'urupfu. Noneho turashaka kureba intambwe eshatu Imana yateganije zigeze umuntu ku gakiza gashitse. Nimba tuvuga agakiza gashitse, hari agakiza gacagase, hari agakiza kadashitse, hari n'ibititwa agakiza. Twamaze kubivuga, byitwa agakiza ariko ntabwo ari agakiza. Tumaze kubivuga, nuko abantu gusa babyitira agakiza, ariko tumaze kumva ko agakiza kari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, niho hari imbaraga zizana agakiza. None agakiza kugira ngo tukagereho, kuko Imana yateganije muri Yesu Kristo intambwe eshatu zifata umunyabyaha zikazamugeza ku gakiza gashitse. Intambwe ya mbere muri Mariko igice cya mbere ku murongo wa 15 hari aya magambo avuga ngo igihe kirasohoye, cyangwa dore ku murongo wa 14, nuko bamaze kubohesha Yohana, Yesu ajya i Galilaya avuga ubutumwa bwiza bw'Imana ati, kuri 15 Mariko igice cya mbere ku murongo wa 15, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Ngo mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo rero ziriya ntambwe ko ari eshatu zigeza umunyabyaha gakiza gashitse, zirimo ijambo rimwe rigaruka, ni ijambo rivuga impinduka, changement. Nuvuga ngo rero iyo umuntu yumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nyabwo akizera, Bibiliya ivuga ngo akwiye kwihana. Ijambo kwihana, kuko isezerano rishya ryo muri Bibiliya, muziko Bibiliya igizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rishya ryanditswe mu Kigiriki. Ijambo rero kwihana mu Kigiriki ni ijambo ryitwa metanoia. Metanoia rero mu Kigiriki bivuga mu Kinyarwanda guhindukira. Vuga ngo nimba wagenda gureba hariya, noneho ugahindukira ugatera umugongo aho werekezaga mbere, ibyo niyo bitwa metanoia. Kwihana rero biravuga ngo nuguhindukira mu mitekerereze yawe. Vuga ngo uko watekerezaga bigahinduka, ariko bigahindurwa na za mbaraga ziri mu butumwa bwiza wizeye.
noneho n'icyerekezo cyawe kigahinduka, aho werekezaga ukatera umugongo, kuko Imana ubutumwa bwiza bukubwira ngo ni mu mwijima, hari urupfu rugutegereje, noneho ugahita uhindukira hanyuma ukareba mu kindi cyerekezo, kuko hariya hari umucyo, hariya hari ubugingo buhoraho. Tuvuga ngo rero intambwe ya mbere ni uguhindukira ugatera umugongo aho werekezaga, wibwiraga ko ari heza, wibwiraga ko hari amahoro, ko biravuga ngo hari inzira nyinshi mu maso y'umwana w'umuntu yibaza ko ari inzira z'amahoro, ariko amaherezo ni inzira zijyana kurimbuka. Uyu mwanya ndio ndavuga miliyari zisaga 7 zituye ku isi z'abantu, mwese ari mu nzira ze, kandi benshi bazi ko inzira barimo ari inzira nziza zibaganisha heza, ariko Bibiliya iravuga ngo izo nzira zose ngo nubwo wibwira ko ziganisha ku mahoro, ziganisha mu byiza, ngo ariko amaherezo uzasanga ziganisha mu irimbukiro, kuko inzira imwe gusa ikuganisha heza, kuganisha mu bugingo buhoraho, ni inzira ya Yesu Kristo. Kuko Yesu yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data ntamujyanye. Ubwo rero tubanye ko intambwe ya mbere iganisha mu gakiza gashitse ni intambwe yo guhindukira ukava mu nzira wari werekezamo, ko Bibiliya yakubwiye ngo ni inzira iri muri danger, irimo danger, noneho ugatera umugongo mwijima, ugahindukira umucyo, ugatera umugongo Satani, ugahindukira Imana kubwo ubutumwa bwiza wizeye, kuko harimo imbaraga zikubashisha kuguhindukiza, ugatera umugongo aho werekezaga. Intambwe ya mbere rero ni changement, uvuga ngo ni impinduka, ugahindura icyerekezo, changement de direction, ariko bitangira gukoreka mu mutwe wawe, ariko urumva ko wizeza umutima ubutumwa bwiza, hanyuma imbaraga zabwo zigahindura n'ibitekerezo byawe, ugahindura icyerekezo. Intambwe ya kabiri iganisha mu gakiza gashitse ni intambwe yitwa transformation. Uva intambwe ya mbere ni changement, intambwe ya kabiri ni transformation. Transformation mu Kinyarwanda twavuga ngo nuguhindurwa. Intambwe ya mbere ni changement, guhindukira. Intambwe ya kabiri nuguhindurwa, transformation. Iyo dusomye rero mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 2 haravugwa aya magambo: kandi nimwikishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bibiliya ifaransa ivuga ngo soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ni ukuvuga ngo rero intambwe ya kabiri rero ni uguhindurwa, ugahindurwa mu buzima bwawe muri domaine zose. Ubutumwa bwiza rero buhetse imbaraga z'Imana, iyo bwizewe uko buri, bufata umunyabyaha bugahindura icyerekezo cye cy'ubuzima bwe. Hanyuma icya kabiri, ubwo butumwa bwiza nyine iyo akomeje kububamo, agakomeza kubwizera, agakomeza kubugenderamo, bumujyana mu yindi ntera, noneho akageraho noneho ubuzima bwe bwose butangira guhindurwa. Ibyo yakundaga bigatangira kuba ibindi. Nibyo bita changement de pôle d'attraction cyangwa le pôle d'intérêt. Murabizi ko dufite pôle nord, pôle sud, pôle est, pôle ouest, boussole, icyo bita boussole, les 4 points cardinaux. Bivuga ngo rero mu buzima bw'umuntu hari ibintu abonamo inyungu kurusha ibindi. Umwe akunda umupira cyane, akaba yatanga inkunga ku ma equipe y'imipira, kuko muri we ni pôle d'intérêt, ni pôle d'attraction, ni ikintu kimushimisha, gikora mu marangamutima ye. Undi akunda kureba za cartoon, twa tu filme bakunda kwerekana, cyangwa undi agakunda
ibintu bitandukanye. Nuvuga ngo rero umuntu ibintu byose abonamo inyungu abishyiramo umwanya we, arabyitangira. Ibyo rero iyo umaze gukizwa, si ndiho ndavuga ngo ibi ni bibi ibi ni byiza, ndiho ndavuga gusa ko iyo tugeze muri ya ntambwe ya kabiri y'agakiza gashitse, ibintu byose mu buzima bwacu, za mbaraga ziri mu butumwa bwiza zitangira kubikoraho. Aho umuntu rero amarangamutima ye atangira kugenda ahinduka, bimwe akagenda abona yuko nta gaciro byari bimufitiye. Tuvuge mbere ntabwo yitaga gusoma Bibiliya, ahubwo we yisomeraga, nimba ari umuntu akunda gusoma, yisomeraga ibindi bitabo bivuga ibindi, ariko agatangira gufata umwanya wo guha Bibiliya akayisoma, agatekereza ku magambo asoma muri Bibiliya. Urumva yuko pôle d'intérêt cyangwa pôle d'attraction, igikurura amarangamutima ye, urumva rero cyahindutse. Rero mbere ntabwo yumvaga gusenga bimushishikaje, ariko agatangira kumva anyotewe gusenga. Ubundi ntabwo itorero ryabera, yabonaga ko ari abantu bagiye mu materaniro guta umwanya, ariko rero agatangira kumva akamaro k'amateraniro, akumva ko akumbuye fellowship, Christian fellowship, akumbuye gusabana na bene data basangiye inzira y'agakiza, basangiye ibyiringiro, basangiye ibyishimo muri Kristo. Nuvuga ngo rero iyo ntambwe ya kabiri ni domene zose z'ubuzima bwawe zitangira guhinduka. Aho washiraga imbaraga zawe, aho washiraga ubutunzi bwawe, aho washiraga amafaranga yawe, bitangiye guhinduka. Kavuga uti biriya n'ubundi nta kamaro mbona byari bimfitiye, ugatangira kubona ibindi bifite akamaro. Nimba waratangaga amafaranga muri ibi ugashigikira ibi n'ibi, ugasanga rero utangiye guhindura icyo bita échelle de valeur. Mvango uko ikintu cyari number 1 number 2 bigatangira guhinduka, ibyo washiraga inyuma ugatangira kubishira imbere, ubutumwa bwiza butangira kuba imbere, Bibiliya ikatangira kuza mbere, iteraniro rya igitoro gatangira kuza mbere, gukorera Imana bikaza mbere. Aho wafataga umwanya n'inshuti zawe mukavuga iby'imipira, mukavuga sinzi ibya hehe, none ugatangira guhura n'abandi wifuza ko muganira ibya Yesu Kristo, ugatangira kumva unezero no guhamya agakiza kawe. Ibyo rero nibyo rwego rwa kabiri rwitwa transformation. Wibuke ku rwego rwa mbere ni changement, urwego rwa kabiri ruganisha mu gakiza gashitse ni transformation. Hanyuma urwego rwa gatatu rwitwa metamorphose. Ayo magambo ko ari atatu barayitiranya abantu mu kuyakoresha, ariko afite ibintu byinshi byatandukanya. Nibyo muri ziriya ntambwe eshatu le changement apparaît. Changement iragaragara no muri transformation no muri metamorphose, ariko ntabwo ari changement gusa. Niyo mpamvu turavuga yuko intambwe ya mbere nuvuga ko umuntu imbaraga z'ubutumwa bwiza ziramuhindukiza agahindura icyerekezo. Intambwe ya kabiri noneho izambaraga z'ubutumwa bwiza ziramuhindura ubwe. Haleluya. Hanyuma noneho intambwe ya gatatu ni metamorphose. Iyo dusomye rero mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abikorinto, dusoma aya magambo mu bice 5 ku murongo wa 17. Umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Icyaremwe gishya. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo ahinduka icyaremwe gishya. Nuvuga ngo rero metamorphose ntabwo ari transformation. Agakiza ntabwo kagarukira kuri transformation, kuguhindura wowe mu bintu byose byari bikugize, ahubwo agakiza gahindura wowe ubwawe kuba ikindi cyaremwe, uhinduka undi muntu. Reka nisubiremo. Intambwe ya mbere iganisha ku gakiza gashitse, ikavana umunyabyaha ikamugeza ku gakiza gashitse. Intambwe ya mbere nuko imbaraga z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo zihindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, ziraguhindukiza. Intambwe ya kabiri
zirahindura ibigize ubuzima bwawe, zirahindura domene z'ubuzima bwawe. Intere zawe zirahinduka, amarangamutima yawe arahinduka, ibitekerezo byawe birahinduka. Noneho intambwe ya gatatu igana mu gakiza gashitse, nuko wowe ubwawe noneho izo mbaraga z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo zirakuremamo icyaremwe gishya. Haleluya. Iyo umaze kuba icyaremwe gishya, urumva yuko utangira kwinjira mu buzima bw'ibitangaza, mu buzima budafite akarimbi, mu byo Imana ishobora gukora mu buzima bwawe. Murazi impamvu kuva mu isano rya kera kugeza mu isano rishya, mu bantu Imana yagiye hamagara, tubona bamwe igenda ibahindurira amazina. Kubera iki? Yakobo umuriganya, le supplanteur, Imana iramuhindura imwita Isirayeli, igikomangoma cy'Imana. Kubera iki? Ni ukubera yuko mu guhindura izina, Imana iba iriho iramenyekanisha yuko imuhinduyemo icyaremwe gishya. Abantu ntabwo bazongera kubona wa mugabo, bazamubona mu buryo bw'umubiri ari wa wundi, ariko azaba ari undi muntu mushya muri we. Nitugere mu isezerano rishya, mu isezerano rya kera dufite byinshi. Dufite Sara ahinduka Sara, Abraham agahinduka Aburahamu. Turafite mu isezerano rishya Simoni yaje guhindurwa Petero. Simoni mu Giheburayo bivuga urubingo. Tuzi ko urubingo mu bisanzwe rwerekeza aho umuyaga uhushe. Ni ukuvuga ngo rero Simoni mu buzima bwe ataraba Petero, ni umuntu yahindagurikaga mu marangamutima ye. None Yesu aravuga ngo Simoni mwene Yona, ntuzongera kwitwa Simoni, uzitwa Petero, urutare. Ibuye rinini, urutare. Kubera iki? Kubera ko Yesu azamuremamo undi muntu mushya atandukanye n'uriya muntu abantu bari basanzwe bazi. Na niyo mpamvu tumona amaze kubatizwa mu Mwuka Wera, Simoni yahise noneho yinjira muri bwa buhanuzi bwa Petero, na niwe yabaye rero inkingi y'itorero rya mbere mu buryo ahangana n'abantu bakomeye, abakuru b'idini y'Abayuda, agahangana nabo abahamiriza Yesu babambye. Ariko mbere yuko ahinduka umuntu mushya, yatinye umugore kugeza aho yihakana shebuja, yihakana umukiza we, yihakana Yesu Kristo. Iyo usomye no muri Mariko ibice 3 ku murongo wa 13-19 mu gusoza, turabona abandi bantu Imana umwami Yesu yahinduye amazina yabo. Ntabwo ari ikintu gusa cyo gupfa kubahindura amazina, bifite icyo bivuga. Mariko ibice 3 ku murongo wa 13-19 haravuga aya magambo ngo, bukeye azamuka umusozi ahamagara abo ashaka baza ahari, atoranyamo 12 bo kubana nawe, ngo abone uko ajya abatuma kubwiriza abantu ubutumwa. Abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nuko atoranya abo 12, Simoni amwita Petero, na Yakobo mwene Zebedayo, na Yohana mwene se wa Yakobo, nabo abita Boaneregi, risobanurwa ngo abana b'inkuba. N'izindi ntumwa zikomeza kuvugwa hariya. Urumva rero ntabwo umwami cyangwa Imana ipfa guhindura amazina. Ni ukuvuga ngo ni ukwerekana yuko ibahamagara ari abantu bateye ukuntu, hanyuma ikabahamagara kubaremamo ibyaremwe bishya. Iyo rero tumaze gukizwa, kugira ngo tuzagere ku gakiza gashitse, ni ngombwa tukwiye kunyura muri izo ntambwe ko ari 3: changement, guhindukiza icyerekezo; transformation, guhindurwa mu buzima bwacu, ibintu byose bari bitugize; icyanyuma, icya gatatu, ni ukuvuga ngo ni metamorphose, ni ukuvuga ngo uhindurwamo undi muntu, kubera ko ishusho isi yari ifite kuri wowe irahinduka. Ntabwo bakibona ko uri wa wundi, ibintu byose byakurangaga birahinduka.
nubwo umubiri ukomeza kuba wa wundi, nimba uri inzobe, nimba uri yika, nimba uri mugufi muremure, ukomeza kuba ukomeze, ariko ishusho abantu bari bagufiteho icyo bita personnalité, kubera yuko hariho itandukanizo hagati ya temperament, caractère na personnalité. Rero personnalité yawe irahinduka, ishusho abantu bari bakuzimo irahinduka, kuko Imana iba yakuremyemo icyaremwe gishya, ikuremamo mu ijambo rimwe undi muntu. Uyu munsi rero tukwiye kuva rero mu bitari agakiza, tukinjira muri yo processus, muri yo dynamique, muri urwo rugendo rw'umwuka wera mu butumwa bwiza, kugira ngo atugeze ku gakiza gashitse. Tukwiye kuva mu byitwa agakiza bitari byo, tugatangira kwinjira mu gakiza gashitse kakwiye kubahisha izo ntambwe eshatu. Tugatangira guhindura icyerekezo, hanyuma tugahindurwa mu bitugize mu buzima bwacu, hanyuma tugahinduka ubwacu ibyaremwe bishya. Aho niho twinjira rero mu buzima bw'ama opportunité y'Imana adafite urugero, tukinjira mu buzima bw'ibitangaza. Imana ikakora imirimo yayo ihambaye, Imana ikadukoreramo, ikadukoresha imirimo yaturemeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo mu gihe turimo. Uyu munsi rero muvandimwe, mwene data, bishobora kuba wowe barakubwirije ubutumwa butari bwo, bakubwiye idini gusa. Bishobora kuba yuko uri mu itorero ryitwa itorero rya gikristo, ariko ntabwo urakizwa aka gakiza hano kavugwa na Bibiliya. Wowe urwanisha ishyaka ry'idini ryawe, cyangwa urwanisha ishyaka ry'itorero ryawe gusa. Ni byiza gukunda itorero ryawe, ni byiza gukunda idini ryawe, ariko nashaka kubwira uyu munsi yuko agakiza n'urugendo rutangira uri umunyabyaha, none Imana igahindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe, hanyuma ugatangira guhindurwa mu bikugize byose, hanyuma mu nyuma wowe ubwawe ugahindurwa icyaremwe gishya, mu buryo ishusho ab'isi bari bafite yawe babona ko ari indi shusho batari bazi. Nibyo Bibiliya yita kuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza, tugenda dushushanywa n'umwami wacu Yesu Kristo mu mwuka wera. Uyu munsi Imana yaduhamagaye kugira ngo twinjire muri yo dynamique, muri yo processus, muri urwo rugendo rwo kuva muri statut y'ubunyabyaha tugazinjira muri statut y'ibyaremwe bisha muri Kristo Yesu. Haleluya. Kini igihe bene data cyuko takwiye kwemera kunyurwa n'agakiza karaho katariko. Nta gakiza gacagase Imana ishaka. Imana ishaka agakiza gashitse, kandi Imana yatanze ibikwiriye kugira ngo ushobore kwinjira mu gakiza gashitse. Ubutumwa bwiza bwaratanzwe, imbaraga zabwo zirahari. Nta kindi ukeneye, emerera umwuka wera w'Imana, kuko niwe afite izo mbaraga kugira ngo abashe kuguhindura muri zo ntambwe ko ari eshatu, akuvane mu byaha, ahindure domene zo z'ubuzima bwawe, hanyuma ubwawe aguhinduremo icyaremwe gishya, akurememo icyaremwe gishya. Ishusho isi yari ifite yawe ihindurwe indi shusho batigeze bamenya, kubera ko ku munsi bagazagenda babona Kristo akuzwa muri wowe. Tunamika imitwe yacu kugira ngo dusabe Imana itubashishe kuba mu gakiza gashitse, tukava muri byitwa gakiza bitari byo, tukava mu gakiza gacagase, tukinjira muri urwo rugendo rw'umwuka wera rwo kuduhindura kuba ibyaremwe bishya. Mu gusoza, menya izo etape ko ari eshatu, menya izo ntambwe ko ari eshatu: changement, guhindura icyerekezo, guhindukiza icyerekezo; transformation, guhindurwa muri domene z'ubuzima bwawe; na metamorphose, ubwawe ugahabwa ishusho y'umwana w'Imana, icyaremwe gishya. Data, urakoze muri minsi tutegereje kugaruka kwawe, aho Satani azana confusion mu byerekeye ubutumwa, azana confusion mu byerekeye imyizerere, agakiza kagapfukiranwa n'ibindi bitari agakiza. Bamwe bakabyita gusenga, bamwe bakabyita kuba mu buhanuzi, abandi bakabyita kuba mu idini n'ibindi. Abandi bikitiranwa na œuvre sociale, imirimo y'ubugiraneza nubwo ari myiza. Reka Mwami, twese
abitwa itorero ryawe, tunyure muri zo ntambwe eshatu mwami, duhindure icyerekezo cy'ubuzima bwacu, domene zose z'ubuzima bwacu bitugize bihindurwe n'imbaraga z'ubutumwa bwiza, natwe ubwacu duhindurwemo ibyaremwe bishya. Urakoze mwami, umugishira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntabwo rikugarukaho ridakoze icyo waritumye. Ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni inkota, kandi ijambo ryawe ni umuriro. Reka mwami abantu bose bari bwizere ubutumwa bwiza. Mana, izo mbaraga z'ubutumwa bwiza zahamijwe na Paulo zamuhinduye aho yitwaga Sawuli, utoteza itorero, ugutoteza mwami binyuze mu itorero ryawe, agahindurwa intumwa haleluya y'amahanga ariwe Paulo. Reka izo mbaraga zahinduye Sawuli cyaremwe gishya zitangire ziduhindure twese mu itorero ryawe Kristo, haleluya, ku isi yose ibyaremwe bishya, isi tubonemo Kristo muzima, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, urifuza inama, waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055 cyangwa ukatwandikira kuri info@btchurches.net.